Karibu. Karibu. Wako mangurinde. Aje ndamutse. No kumanga sibisanzwe. Ni sawa. Nungambe turi babonye muri bande mugendwa n'iki? Jeri twa Beri Nduwaye. Nkaba nje mvi Burundi. Navuganye na muganga mukasa kuri telefone ambwira yuko yoba aba hano. Ni hano canke nazimiye. Nahangana ku gicumbi cye. Hari abantu bari kumwe ariko reka mbanze ndebe nimba yahugutse. Nigire mu munani. Sawa. Sunika gato urugi rwanjye rurekingura winjira. Kandi bakoze rero kumumpanira. Wowe urinde amakuru yawe muraho neza. Mwiza. Urinde se witwa nde uragenzwa n'icyo ahangaha kandi ko mbona muri kontunga ibintu ntazi ibyo muri kontunga ni ibiki? Biriya ni ibiki uri ari ku mantunga? Witwa nde ubundi? Birasanzwe kandi uraza kubitahura nta na kimwe. Jewe nitwa Beri Nduwaye. Yego. Nkaba inje mva i Burundi. Yego. Hama kakanya tuvugana naciye iwawe ikibungo ariko nakubuze. Niwe nigeze numva bampa amakuru ngo hari umuntu nguvuye mu Burundi wari kunshaka. Yego ni jewe. Okay. Kandi naguhamagaye ngeze i Kigali kugira undangira ahantu ukorera. Nagerageje kubaririza nahatoye. Yes. Rero ni jewe. Witwa Nduwayo. Yego. Abeli. Yego. Uri umurundi. Yego. Kandi sikavuye mu Burundi ko numva ngo imipaka irugaye. Ujute kutantumye ngo nkoherereza urutaro nibura ube wagurutse ugeze hano gutabe waciye hehe se? Urutaro rero nago ni iki ni déplacement nshasha. Ni déplacement nshasha twebwe dukoresha nk'abantu b'ikibungo tukaguruka. Ese nagura mbona nguruka. Ibyo nakuva ndi umwana numva bivuga abonye nk'akanyenyeri hejuru. Urutaro je nibaza yuko bababesha ndibonera kire kubinyeretse mu maso yanjye. Ntago bababeshya mwana wanjye. Ntago bababeshya ziriya n'imbaraga mfite n'ubushobozi. N'ubu nakugurutsa nkagusubiza mu Burundi utiriwe ucaho waje n'iki suburuka ntungurutse nava nkoroka. Nava nkoroka ubwo gusa igihe kimuzo bitwereka ko nigeze kubona hari umuntu bitwa Sarongo narambona bigira ku murango akaguruka. Ntabibonye ubwo ntavyo ndabona amaso mu yanjye. Sarongo niwe wabonye rero kuko bari abasarongo n'abana ninjye wabahaye imbaraga ninjye wababushobozi bwo kuguruka. Niba warabonye Sarongo aguruka buri imbaraga ninjye wazimuhaye. Ngewe ubundi ninjye Dogita Mukasa ninjye wewe wimitse bari abana bose ureba bano baganga b'Abanyarwanda Abatanzania Abakongomani imbaraga zabo zose ninjye uzifite. Okay. Ndabona mengo mwari muri mu munsi mukuru muri ko muri hereza kanyoga. So uradutunguye gusa nkunda kwakira abashyitsi cyane nkawe waruvuye kure buriya nubwo nakubazaga ngo urinde ariko inyenyeri zanjye ziramurika mba namaze kukubona uriwe mbona ko ukoze n'urugendo rurerure gusa ntago njya nshaka umuntu nka biriya bintu uje nk'abanyamakuru bo mu Rwanda mpora niyama bajya bazanye ibintu bya kamera bino bintu bikureho kugira ngo tubashe kugirana ikiganiro cyangwa se burya rero impamvu unigendere ikikuzanye ntacyo nyeneye kumva muri kuntunga biriya bintu burya rero impamvu nabizanye kandi numva ko biri ngombwa yuko bigumaho hajya kugira bigukamere kubera yuko hari abantu bagize amadidane ko woba ubesha udafise imbaraga utavura bivanye nuko jewe ndi mu Burundi hari umuntu yampaye akavideo kiwaye ngo ndakamamaze kuri Facebook no kuri YouTube yanje ndakamamaza ariko abantu bagiye bagira amakomantere bavuga yuko n'abandi ko ndamamariza abantu babajura babesha bakora bitari byo aricyo catumye mfata urugendo ndaza ngera ikibungo kandi umuntu yari yambwiye ubuhamya bwawe namubonye ikibungo umugore yitwa Amida yambwiye ko yahora hariya mu Barabu gupagasa baramuheranira urabimukorera mama yara arayaronka rero navuze ati sindi bukate nkatira ikibungo ntageze Kigali ngo ndakubona rero ko ndakubonye nashaka nyene utubwire bya bintu ukora ko ari byo nyene byanyavyo kubera ko kamera irahari vyivugire abantu nyene bemeze nimba ari byo nimba ari abantu bamaze gufasha nimba nahani Kigali hari abo maze gufasha umwe canke babiri babivuge nyene badushingira intara
reka nkubwire wa mwana we rero ni njye Dogita Mukasa njye ntago ndi muri abo baganga wumva b'abanyarwanda babambuza ibirirwa bambura abantu bavuga ibintu badafite imbaraga babashije gukora ugasanga nk'umunyamakuru yigize muganga ugasanga umuntu ejo agiye kuri YouTube ngo ni muganga Mukasa kandi ntago ari Mukasa ahubwo ni umuntu wumvishe ngo muganga Mukasa aravura arabasha niwe ushoboye niwe ubasha gufasha abantu undi muntu agaturuka hariya akanyiyitirira ugasanga agiye kurya abantu amafaranga ariko atari njyewe bamwe bakagendera ku izina ryanjye ariko atajya kuri kamera nk'uku nguku ngo yigaragaze avuga ati ni njyewe muganga Mukasa ngo ajye ahantu bamubone rero mwana wanjye nibyo ndi kukubwira nafashije abantu benshi cyane dore uyu mwana uravuga ati turi mu munsi mukuru mfite ibyishimo cyane kuko rimwe na rimwe njya ngirira abantu neza nagirira abantu neza bakaza kunsura bakanashimira nk'uyu mwana yari afite ikibazo cyo kuba baramuteje ibisazi mu minsi ishize naramuvuye ubu yaraje aje kunsura ndetse anambwira ati hari amafaranga muganga naguheraniye ariko ndi kuyashaka nzayakuzanira kandi ubu ngubu ngeze ku rwego rwiza umuntu wamurogaga rero w'umukecuru nahise muha igihano mfata roho ye ndagenda ndayibika nawe muteza ibisazi nk'ibyo yari yarateje uyu nguyu mwohera kujya ajya kwivuruguta mu ruzi kugeza igihe imiryango yiwe nawe bazamenya yuko bahemutse ku buryo nta muntu uzongera guhemukira undi muntu ngira ngo bikunze ni uko nyine ngira umwanya nyine ari muto ndababonye igiturumbuka ngira ngo nyereka n'abandi nyine umaze gufasha nk'abanyarwanda nuko nyine bavuze ko ari ujya nabona ikibungo nawe nyine n'umurundi n'abantu bwise n'abarundi urumva rero bibaza ko nyine ufasha abantu ufasha bose n'abanyarwanda n'abandi je numva byo bavyiza nyine ndose n'abandi babwira gufasha ubuhamya bwabo icyo bifasha cyane Abeli n'ubundi ubu hari umuntu narindimo hano ndi gufasha ndi gupfukiza ni umuntu w'umumama deni njya mvura abantu benshi batandukanye ariko hari igihe tukuvura bikaba ngombwa yuko tunagupfukiza kugira ngo ibintu biba bikurimwo bibi n'ibindi byose bibashe gusohoka ariko nk'iki cyumba ureba niho mbasha gukoreramo imiti yanjye ngapfukirizamo abarwayi reka ndebe ko mu barwayi bari barimo haboneka n'undi murwayi nafashije n'ubundi ndi gupfukiza n'ubu ngubu ndi kwitaho ube wamuganiriza w'umunyarwanda kuko n'ubundi tuba turi buri gihe cyose bandi mu kazi mwana wanjye vayo hano sha uyu yari ari mu muti ariko ubwo ari ubuhamya ukeneye bwabo turi gufasha yaguha ubuhamya bwe na yatambuka akagusohoza rero sinzi ko yakubariye kuko ndagenda nyine nanje kuraba n'umuganga kugira ngo ndamubaze aho asanzwe afasha uko bimeze n'ubuhamya bwabo yagiye arafasha nawe wowe urimo uwo yafashije ngo tubwire ibyo amaze gufasha yewe nari mfite umugabo w'umuzungu turashwana ariko nza kwibona nomero ndahamagara kuri YouTube ndavuga ati bagiye bambeshya ari benshi ariko arambwira ati mbere yuko umpa amafaranga wowe banza wohereza ifoto n'amazina yawe n'umugabo wawe nimbona atari uri mu ikosa ndagufasha nimbona ari ikibazo babateje ndagufasha nabo rangije ambwira ko ari ibi bintu baduteje aramfasha umugabo wanjye w'umuzungu aragaruka icyo gihe wamurondera wari uri mu Rwanda cyangwa wari uri hanze nari ndi hanze aca gufasha uri hanze nyine birakunda yafashije ndi hanze ku ifoto birakunda urumva uwo muzungu muri kumwe turi kumwe icyo amakuru amushingira ntaho yuko ari umuganga muzima cyangwa amanyanga cyane yarambwiye ati kuva ubonye n'umugabo wawe muzaza mbahe n'ubutunzi waraburoze cyangwa ntarabura
ntabwo ndabubona ariko yambwiye ko bishoboye tugatunga tukagura amamodoka tukagura amataje ibintu byose tukabigeraho mbese nyine ku mafaranga twari dufite hakagira ikiyongeraho kuko twahuye na muganga. ubwo ndibaza Abeli mfite ubushobozi mfite imbaraga rero utibajije byinshi iyo ufite inyatsi ngewe ngukubita ikeza nkagukuraho imyaku nkaguha icyo bita ikinani kinaniza abagome baba bakugendaho ibyo baguterereza byaba ibitegano ibihuherano n'ibindi byose imbaraga za basogokuru zifite ubushobozi bwo kubihagarika ndahangaha nkohereza ihembe ryanjye Karondozi nkaritumaho nditumye ihembe ryanjye iyo ndifashe gutya Beri nuko usanze gutya ndi gucurangira ababyeyi nibereye kuri gitari yanjye hano buno iyi ngabo mba nyifashe nitegura ko ushobora kuza waba uri umuntu mubi iyi ngabo yanjye gutyo nyifashe gutya wari uje uri umuntu mubi icyo waba ufite cyose ihita igusunika ikaguta nk'irepfo cyangwa ikaguta nka Nyabugogo. Rero icyo nakubwira ni uko ari abo ngabo bavuga ati ese ubwo muganga Mukasa ntabwo yaba ari umujura cyangwa ntabwo yaba ari babandi babesikoro bagenda biyitirira ibyo badashoboye ngenda ashoboye ntabwo ndi umujura. N'ikindi nabwira abantu wenda bagutumye n'abandi badukurikirana batabizi nk'umuntu nk'abantu bavuga ngo bagiye gushaka abaganga niba uzi ko ugiye gushaka umuganga haba kuri YouTube cyangwa ari umuntu umukurangiye banza umuhamagare mbere y'uko agufasha telefone ziba zihari ziri kuri video ziri kuri online ubanze uhamagara uwo muntu umushyire no kuri video ubanze urebe neza ko uwo muganga ushaka ko agufasha ari Mukasa kuko kugeza ubu ngubu kubera ko ku isi abantu benshi maze gufasha ni benshi cyane bityo rero byatumye hari abantu benshi bagenda banyiyitirira ugasanga bari kurya amafaranga y'abandi bari kubahemukira mu izina rya Mukasa ugasanga ahubwo ngewe izina ryanjye bararyangije. Ejo nkumva nk'umuntu aramamagaye ari mu Bwongereza ati Dr Mukasa ati nagutumyeho umunyamakuru runaka ati ese yakugezeho mwese wantumyeho umunyamakuru runaka yangezeho ko wamenye ko ndi Mukasa kuki watumye umunyamakuru utabanje kundondera ngewe ngo umamagare mbe nagufasha. Rero ni muri ubwo buryo hari abanyamakuru hano mu Rwanda bagenda bafata abantu babajura ugasanga bafashe nomero zitarizo bakiyitirira ngo ni Mukasa amafaranga yayafata akagenda akayarya noneho izina rikandikwa ngo Mukasa yamemukiye kandi ubwo butumwa butigeze bongeraho ngo mbe nagufasha. Ariko mu by'ukuri umuntu wese wabashije kongeraho tukivuganira ndamufasha ibibazo bye byose bigakemuka nta muntu ndahemukira. Mfite na benshi cyane baba bari mu mahanga muri Amerika nahe nagiye mfasha bari kure n'ubu ngubu banshimira bya buri munsi. Yewe n'ubu ni mugoroba nakumvisha audio y'umuntu uri muri Australia yanyoherereje arambwira ati ngiye kukoherereza isaha ya sheni y'amadolari 1500 nkoherereze n'indi saha ya parasitike ifite memory ifite tableau niba guhamagara kuri telefone yawe ujye witabira ku isaha yawe. Ubu nawe ni umuntu nafashije nagiriye neza no bakicara akavuga ati muganga yaramfashije kubera ibyo yankoreye nagushimira ngakoherereza iyi mpano. Yewe hari n'undi wanyemereye imodoka ejo bundi muri Amerika nawe muri ubwo buryo bw'uko namugiriye neza namugaruriye umugabo we yaramucitse. Rero amakuru mfite ni maremare. Abeli wowe niba ukiri guhinyuza wageze ikibungo iwanjye wahabonye ahangaha naho nkorera ariko sinaha gusa n'icyangugu ndahakorera. Rero ugende ubwira abo bantu yuko iwanjye wahageze ntago ndi muganga w'igihuha babandi bagenda batigaragaza wabwira ati jya kuri kamera tukurebe ntagaragare wanajya kureba niwe ntuhabone. Ndi muganga ufite ibyangombwa ufite ubushobozi ufite imbaraga. Ushobora no kugira ibyangombwa by'ubuganga ariko ukaba udafite imbaraga udafite n'ubushobozi ndetse utabashije no kugira imbaraga zo kumenya imiti y'uburyo wafasha abarwayi bawe. Ngiye rero ndi muganga ufite aderesi wigaragaza ahantu hose umurwayi yankeneye ati ndagushaka ndamubwira nti fata moto cyangwa imodoka karibu iwanjye akaza nkamwitaho ibyo ndabona ndamufasha ndabishoboye ndakubwira ati ndabishoboye ntabishoboye ndakubwira ati ntabwo mbishoboye. Waba utambonye hari umwanya mba mfite wo kuba ndi gukorera abantu baje kuri tere
ku buryo ushobora kunshaka no kuri online ntumbone ariko waba utambonye ugatekereza yuko n'ubundi mu gihe wanyandikiye nimbona umwanya ndi bugusubize. Jewe ikintu nashaka kubaza uyu nguyu nasoza kuko twete dufise umwanya muke dushaka gutaha hari akantu twashaka kuza kukubaza nyene banobonye badahari nyene kacu kanibwa. Jewe ibyo nashaka kumenya birahagije kuko numvise ko yabafashije numvise n'umwigeme yafashije ndibaza ibyo birahagije muganga. Yego ubwo nyine jewe we hello ngangana nitabemo bite sha narindi mu kazi hari abantu bari bansuye hano ku Gicumbi. Yego ariko niba wageze mu rugo ndaje nta kibazo nawe ngufashe online mwana wanjye mbanze mfasha abashyitsi bari mu rugo sibyo? Okay, nta kibazo ndagutegereje. Yego mwana wanjye. Yego mwakomeza mukambaza. Jewe ibyanginza byari ibyo ndumva ko ufite n'abaguma baguhamagara bo gufasha. Je reka mbandanye ubwo nubona bikuye nanje uranzimana nk'abandi ariko atabihari navyo naco manze ntembere Kigali ko nenda nahakumbuye. Okay, ni byiza cyane. Gusa nakubwira ngo abo bavandimwe bagutumye ugenda wamara impungenge. None se wowe sujye ubasha iki mwana wanjye? Wowe wa mugani tukwakire nk'umuntu uvuye aho hanze uvuye muri iyo misozi. Yemwe agafanta ntaco urabona hano hari injabuka nyene gusa ariko ntaco ndabandanwa no mu nyuma. Okay nta kibazo. Rero nanjye nubundi ndacyafite aba bana hari ibiganiro turi kuganira. Hano wahageze n'ikibungo wahageze. No ku Gicumbi cyangwa ngo nukenera kuhagera uzahagera. Ahangaha rero turubo ngubu hano i Kigali ubundi magira ibicumbi bibiri. Urabona hano ndi kuri ambasade y'Abanyamerika. Aha rero unsanze ni ku Gicumbi cya hano ariko ubundi Gicumbi cyanjye gikurikira Nyamirambo. Abantu benshi banzi n'abarwaye imvura iyo baje bansanga ku Gicumbi cyanjye Nyamirambo. Ariko kubera ko uyu munsi hari abarwayi bariyo mfite n'umuganga buriya ujye umfasha nawe wizewe w'umumama abadukurikirana baramuzi. Ubwo ngubwo niho ari. Icyo nakubwira nuko aho hose nukenera kuhatembera tuzahakugeza kandi ugenda ubona benshi twagiye dufasha baguhe n'ubuhamya umare abantu bose mu ngenge. Sawa ubwo rero uraganiza abashitsi bawe. Rero ntago njya mperekeza wakana we ntago njya mperekeza gusa Imana y'u Rwanda ikugeze y'amahoro kandi ikurinde. Gusa ndabona inzira zawe bari barazifunze nawe kuko mbona ko uko bigaragara ko kubera ubwenge ufite n'ubwitonzi hari benshi baba bashaka kukugendaho ariko humura ntago bazagushobora. Kugeza ubu ngubu urarinzwe kandi ufite ingabo zikurinze. Abazagukurikirana bose bazahura n'ibyago birenze kurusha ibyo batekereza. Imana y'u Rwanda ikuyobore kandi kugeza amahoro kana kanjye. Murakoze cyane muganga mukazi.